Shalom, 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 shalom. Igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha. Ndizera nashidikanya ko waramutse neza. Ni muri ya gahunda ya Waramutse mugezweho na Muhoza. Imana iguha umugisha cyane rero ko wibutse ko uyu munsi dufite gahunda. Buri gitondo tuba dufite ikiganiro. Ni ikiganiro cyashyizweho n'Imana kuko ari Imana yatanze iryo hishurirwa. Niyo mpamvu nizera nashidikanya ko kuri Muhoza TV buri gitondo hariho amagambo Imana yakugeneye. Rero reka dusenge twumve icyo Imana yadutekeye uyu munsi. Imana nziza, Imana ikiranuka, Imana ishoboye byose, Imana ikora ibikomeye, ducishijwe bugufi imbere y'amaso ye kubw'iki gitondo cy'umugisha watugeneye. Kristo ndakwinginze kugira ngo umanukire ubugingo bwanjye, umanukire ubugingo bw'umuntu ukurikiye Waramutse uyu munsi. Amagambo tugiye kumva bari amagambo avuye mu kanwa kawe Kristo, wigaragaze nk'Imana kandi agira impinduka ashyira mu buzima bwa buri muntu wese uri buyumve. Ndahamagara imbaraga z'Umwuka Wera, imbaraga za Yesu Kristo n'imbaraga z'Imana Data ziganze Mwami Yesu, amen. Uyu munsi tugiye kuganira ku ijambo nariburiye igisobanuro kizima mu Kinyarwanda, ariko ni ijambo rivuga ngo it's your time for your breakthrough, cyase nicyo gihe cyawe kugira ngo habe impinduka zidasanzwe mu buzima bwawe. Reka dusome ijambo breakthrough mve ubusobanuro bwacyo mu Cyongereza. Ndagerageza kugenekereza mu Kinyarwanda uko bivuga, kuko burya Ikinyarwanda cyacu turakizi kigira amagambo make, cyase ni ururimi rwacu ni nyene mu bijyanye n'amagambo, tugira amagambo make cyane. Reka twumve icyo bivuga mu Cyongereza. A breakthrough is something that changes the course of your life going forward and ensure that things will never be the same for you again. Reka wumve ngo is something that changes the course of your life going forward and ensures that things will never be the same for you again. Ni impinduka ziba mu buzima bwawe zigakora ikintu kidasanzwe ku buryo uko wari umeze bitazongera kubaho. Nicyo tugiye kuganira uyu munsi. Izo mpinduka urazikeneye wenda muri financially, cyangwa mu bijyanye n'amikoro, urazikeneye mu bijyanye n'imibanire yawe, haba wowe n'umugabo wawe cyangwa fiancé wawe, urazikeneye haba mu mashuri yawe, ubwenge, urazikeneye mu buryo bwinshi, mu buryo bw'umwuka ukeneye breakthrough. Wakibaza ni gute nakakira ikintu kigahindura system y'ubuzima bwanjye bwabaye stuck, cyangwa ubuzima bwanjye bufite aho bwihebye cyangwa bwangiritse, either in your relationships, either in your financial stability, either in your spiritual, umwuka wawe. Tugiye kureba n'ibiki wakora, what can I do ku buzima bwanjye mbona buri crash cyangwa buri butameze neza, bucrashinga buri mwanya, ko mbona hari ahantu ndi gutinda, ko mbona hari ibitari kugenda, ko mbona mu bijyanye na relationship yanjye bihagaze, ko mbona mu bijyanye na financial yanjye bihagaze biteye ubwoba, nkambona ntabwo bizahinduka, ko mbona mu bijyanye n'umwuka magaze ahantu hamwe natsindagiriwe ahantu hamwe. What can I do? Iki nakora? Reka nsome iri jambo. Hari abami babiri babayeho mu buzima bukeneye breakthrough, bari bakeneye impinduka mu buzima kuko babonaga ibintu bibugarije biteye ubwoba kandi bo batabasha kubyikorera. Abo bami babiri harimo umwami umusitari cyane tuzi, ni umwami King David. Reka dusome. Hallelujah, hallelujah. Reka dusome rino jambo. Imana ikomeze guha umugisha cyane. Tugiye gusoma rino jambo. Ndizera nashidikanya ko Imana iri mu ruhande rwacu. Imana ibasha gukora cyane ibiruta ibyo dutekereza n'ibyo twibwira. Hallelujah, hallelujah. Tugiye gusoma inkuru ya Dawidi, ni mu gitabo cy'ingoma, za mbere ibice 14 tuhera ku murongo wa 8. Ni ukuvuga ngo ni First Chronicles 14:8. Reka dusome. Abafilisitiya bumvishe ko Dawidi yimikishijwe amavuta ngo abe umwami wa Isiraheli yose, Abafilisitiya bose bazamurwa no kumutera. Dawidi abyumvise arabasanganira. Amen. Icyo gihe Abafilisitiya baraje buzura ikibaya cy'Abarafa. Umva noneho ndashaka kumva icyo Dawidi yakoze. Dawidi agisha Imana inama ati, nere Abafilisitiya uzabangabiza. Uwiteka aramusubiza ati, genda kuko nzaba kugabiza. Reka wumve hejuru, ndashaka tumve hano kuri 8 cyase ku 8, 14:8. Wumve abantu bari bagiye gutera Dawidi n'amoko atandukanye, ntago ari ubwoko bumwe. Abafilisitiya bumvise ko Dawidi yimikishwe amavuta ngo abo umwami
wa Isiraheli yose. Abafilisitiya bose bazamarwa no kumutera. Abafilisitiya bari ubwoko bwinshi bwagiye bugenda bukaba bwinshi bitewe n'uburyo bwagiye bukomera. Noneho bumvishe ko Dawidi yimitswe kuko bumvaga ari umuntu uciriritse, bapanga kumutera. Kandi Abafilisitiya bwari ubwami bukomeye. Ariko Dawidi umva ikintu yakoze, ntabwo yahise ajya kwataka Abafilisitiya, oya, yabanje kugisha inama. Ese ni ibintu biri gupfa muri relationship yawe? Ni ibintu biri gupfa mu bijyanye na financial yawe? Ni ibintu biri gupfa mu buryo bw'umwuka wawe? Ugisha andi nama. Ugisha andi nama. Ugomba kugisha Imana inama niba ukeneye breakthrough. Niba ukeneye impinduka mu buzima bwawe zidasanzwe, ugomba kugira umujyanama ari wo Uwiteka. Mbere y'uko ugira ikintu ukora, haba umushinga muri business, pray first. Mbere y'uko winjira muri relation n'umuntu, banza usenge, senga Imana. Mbere y'uko hari amahitamo akomeye ukora mu buzima bwawe, yaba uwo muzabana, senga Imana. Kandi Imana iravuga. Reka dusome indi nkuru y'umwami witwa Yehoshafati. Naho ni mu gitabo ni mu ngoma. Gusa aho ni iza mbere. Amen. Mu ngoma za mbere. Mu ngoma za mbere. Hallelujah. First Chronicles. Reka dusome mu izina rya Yesu. Tugiye gusoma inkuru ya Yehoshafati. Imana iguhe umugisha cyane. Ni mu ngoma za kabiri. Ni mu ngoma za kabiri. Ni Second Chronicles 20. Tuhera kuri 15 cyangwa se ingoma za kabiri 25. Yehoshafati ahagarara mu iteraniro ry'Abayuda n'ab'i Yerusalemu yari mu nzu y'Uwiteka imbere y'urugo rushya. Arasenga ati, Uwiteka Mana y'abasogokuruza bacu, ese si wowe Mana yo mu ijuru kandi si wowe utegeka abami bose b'abanyamahanga? Mu kuboko kwawe harimo ububasha n'imbaraga bituma ntawagutanga imbere. Hejuru batwereka yuko yatewe n'ubwoko bw'abantu barenze amoko atatu yateye Yehoshafati, agambirira kumutera. Ariko Yehoshafati umva ikintu yakoze, ngarasenga ati, Mana y'abasogokuruza bacu, ese si wowe Mana yo mu ijuru, si wowe utegeka abami bose b'abanyamahanga? Mu kuboko kwawe harimo ububasha n'imbaraga bituma ntawagutanga imbere. Yehoshafati mujya mwumva rero, niwe wa mwami bateye bitewe no kwinginga Imana. Ntabwo yahise ajya ku rugamba nk'utasobanukiwe, ahubwo byamuteye kwegera Imana. Ese kugira ibibazo cyangwa se kuba mu buzima bwawe uri stuck mu buzima bwawe, ndavuga financial, ndavuga spiritual, ndavuga relationship yawe, ibintu byawe ukabona byarahagaze bifite ahantu byazikiye, ukora iki? Urirwanirira. Uyu munsi nkuzaniye igisubizo. Ugomba kugisha Imana inama. Ndagira ngo mbwire ngo niho ujya wumva kuvuga ngo na story mujya mwumva ngo abantu bateye igihugu runaka barangije basubiranamo. Byabaye kuri Yehoshafati. Ba bantu bose abari benshi, zari ingabo nyinshi cyane, zaramuteye, ariko Imana kuko yari yaganiriye nawe, zihageze abantu bisubiranamo baricana, nta ntambara n'imwe yarwanye. Niyo ntambara yabaye itarigize side yindi. Hari ukuntu bajya bavuga ngo burya ngo nta rugamba rubura akajoriti, ariko mu basirikare ba Yehoshafati nta kajoriti wabonetsemo, kuko abari babateye ubwabo bariyishe, baricanye, bararwananye. Reka imbaraga zije kukurwanya Kristo ziteranye ubwazo. Reka ibibazo byari biri kukugonga bigatuma utavansa mu buzima bwawe, birwana ubwabyo bive mu buzima bwawe. Ndagira ngo this is your time for your breakthrough. Uyu ni umunsi iri jambo narisengeye. Ndije anashidikanya ko wajoyininze kuri Moza TV cyangwa se kuri Waramutse kugira uyumve atari for accident. Ndagira ngo Imana ije gukora breakthrough mu buzima bwawe. Gusa hari icyo usabwa, kuyigisha inama. Amen. Kuyigisha inama. Imana irakiranuka mwene data. Imana ibasha gukora ibirenze ibyo dutekereza. Wewe wishyiramo ubwenge bwinshi. Ibintu by'Imana ntabwo bisaba fizike nyinshi, ntabwo bisaba filozofi nyinshi, bisaba gusa kumva ijambo icyo rivuze ukaryaplika, ubundi Imana ikikorera. Ushaka kwibaza ngo niki nakora kugira ngo ngire breakthrough mu buzima bwanjye? Reka dusomere no jambo bitubisobanukirwa mu buryo bworoshye. Imana mu ijuru ikomeze kunezeze, Imana ikomeze kugirira neza. Hallelujah, hallelujah. Reka dusome ni urwandiko Pawulo yandikiye Abifilipi 4, tugiye gusoma 4 kugeza kuri 6 cyangwa se
Philippians 4:6. Mujye mwishimira mu mwami wacu iminsi yose, yewe nongeye kubivuga ni mwishime. Mujye mwishimira mu mwami wacu iminsi yose, yewe nongeye kubivuga ni mwishime. 5, ineza yanyu imenywe n'abantu bose, umwami wacu ari bugufi. 6 niho nshaka kudutinda. Nimukagire icyo mwiganyira, iri ni itegeko. Ni nk'uko hano twavuga ngo ni nk'uko hano Imana igitubwira ngo nimugasambane, nimukibe. Kwiganyira naho imbere y'Imana ni icyaha, kuko Imana ikuvuga ngo nimukagire icyo mwiganyira. It's an obligation, it's a commandment, it's not a suggestion. Ntabwo ari suggestion, ni commandment. Imana iragutegeka ngo ntukiganyire, ahubwo ibyo mushaka byose bimenywe n'Imana, mubisabiye mubyingingiye mushima. Ni ibyo ngibyo. Niba ukeneye breakthrough, niba ukeneye impinduka ikomeye mu buzima bwawe, ibyari byarafungiranye, imiryango yari yarafunzwe ku buzima bwawe igafunguka, ni ibi bintu bibiri: ntukiganyire. Iryo ni itegeko. Imana nayo iradutegeka. Nta mukristo ukwiye kwiganyira ngo Mana ngo naremwe gute gutya, ngo Mana ngo kubera icyo ari njye mukene, ngo Mana kubera icyo ari utagira iterambere. Icyo ni icyaha. Ni nk'uko ijambo ritegeka ngo ntugasambane, ntukibe. Hano turategetswe ngo nimukiganyire, ngahubwo ibyo mushaka byose mubisabire mubyingingira mushima. First step wikiganyira, second step senga. Kandi ngo byose, abantu benshi dusigaye dukunda kuba abanyamwuka cyane, kandi Imana ireba mu mutima. Ugasanga muri wowe ukeneye minerivare y'ishuri, ariko ngo Imana yaravuze ngo nitukavuga ibyintu ngo byaha mu isi, ngo reka ngo ngiye ngo nisengere ngo Mana ngagura itorero ryawe ku isi hose. Nyamara mu mutima arimo aratera ngo minerivare. Imana irahareba. Nago habaye limit. Sinzi mwabyumvisha ngo ibyo mushaka byose minerivare, umurimo w'Imana gukura, n'inkweto, n'umufasha, byose ibyo mushaka byose mubisabire mubyingingiye. Gusa kwiganyira, it's a sin in the eyes of God, and it's obligation not to do it. Ni itegeko kutabikora, ntabwo ari suggestion. Ntabwo Imana itugisha igitekerezo natubwira ngo nimukiganyire. Imana iri kukubwira ngo wikiganyire, ahubwo ibyo ushaka byose bisabe, ubyingingiye kandi ushima. Imana iragucira inzira, za nzira zasibamye ku buzima bwawe. Jya ugira umujyanama w'Imana. Dawidi yagize umujyanama Imana, atsinda urugamba. Yehoshafati yagize umujyanama Imana, ingabo z'amoko arenze 3 zari zimuteraniye zishaka kumurukura ku ngoma, ubwazo zirirwanya zirapfa, ntihagira n'umusirikare n'umwe wa Yehoshafati ukomereka. Uru rugamba, ibintu uba mu buzima bwawe, wegereye Imana ukayigisha inama, wabyambuka nta n'imvune ugize. Abisiraheli bagishije Imana inama, bambuka mu butaka bwumutse. Uzi iyo batagisha Imana inama bakiga koga inyanja itukura. Inyanja itukura ntabwo wayoga ngo uyiheze, bari gupfa bose bakarimbuka. Ariko bagishije Imana inama. Impamvu ubona ibintu bikugoye mu buzima bwawe, ubona ibintu bikomeye ukavuga ngo ntibizakemuka, ni uko utagisha Imana inama. Nugisha Imana inama iragucira inzira. This is your time for your breakthrough. Reka dusenge. Mana nziza, Mana ikomeye, Imana ishoboye byose, turagushimye Yesu Kristo w'i Nazareti, turagushimye Mwami ukiranuka, udusezeranyije ko Data iki ari cyo gihe cyacu cya breakthrough. Ndakwinginze ngo uyu muvandimwe Data umucire inzira, umukorere ikintu gihindura ubuzima bwe bwose. Hahandi ibintu bigoye, ndavuga financially, ndavuga physically, ndavuga mentally, ndavuga Data relationship yiwe, ndavuga Data spiritually. Reka ibyo byose bikurweho, iki ni cyo gihe cyiwe cya breakthrough, ngabona impinduka mu buzima bwe. Ndamusengera mu izina ryawe Yesu Kristo nizeye, reka acirwe inzira nawe Mwami Yesu, amen. Imana iguhe umugisha cyane, Imana ikunezeze. Ndakwifuriza umunsi mwiza. Ariko mbere yuko dusoza, ushobora kuba utarakira Yesu nka mukiza w'ubugingo bwawe, ndumva twasengana akanya gatoya, wavuga no magambo. Mwami Yesu, nshishijwe bugufi imbere y'amaso yawe, sobanukiwe ko Data ari Imana kandi ari wowe ukiranuka. Ndakwinginze ngo kuva uyu munsi umbere umwami n'umukiza ubugingo bwanjye. Sinzongere kwigenga ukundi, ahubwo Data ngengwe nawe, kuko nsobanukiwe ko ubuzima bwanjye nta gisobanuro bufite butagufite. Nyobora, umbere umwami, umbere ubuzima,
umbere umucunguzi, umbere umujyanama. Ndakwakiriye kuva none Yesu Kristo kugeza iteka ryose, uri umwami wanjye. Amen. Imana iguhe umugisha cyane, Imana ikunezeze. Na hejo. Yesu aragukunda. Amen.